ndashimira Madamu Jeannette Kagame nanjye yanyishyuriye ibitaro mbifashijwemo n'umuganga nawe narabwiye agahinda kanjye nawe nanjye ashyira ku rutonde rw'abagomba kwishyurirwa ibitaro baranyishyurira nanjye bansoma mu bagomba gutaha Kibagabaga nanjye bafungiye Kibagabaga nze mva byari isereri ninde warwanye na nyina n'umwana ni njyewe nifiye muri Muhororo abazi baza bakanyirukana mu rugo ese nageze ku rwego ho na gitifu akagari anyirukana mu rugo iwacu kwa mama mama ari ubigize mu ruhari mama yategaga ruswa cyane n'ubu aracyabikora Imana izamubara ikintu musabira mwifuriza ku Mana nuko yakwicuza yarangiza akabona gutabaruka naticujije ntabwo mbizi azihanganiye n'Imana umva abayobozi b'akagari baraza sedo na gitifu baraza banyirukana mu rugo nyoko nta gushaka waramurumbiye nkareba kubasobanurira ibi byose mvuze hano nkabona ntibari bunyumve nta muntu wanyumvaga ngewe niyo mpamvu kuzanga kuri YouTube hangane agaye mama ndishima cyane mpita nshimira n'Imana nge ntago nigeze ngira amahirwe yo kwita umubyeyi wanjye mama navuga mama ngo kamama twamahiri ntago ndi nyoko sinakubyaye kandi ngewe nzi kari mama n'ubu ndabihamya ni mama noneho hatangira kugenzanira utubuto amfata neza ariko kubera ibintu nari nza akora mu bapfumu hose ibintu turya mu biryo ibintu tunywa mu gikoma ntago byanshimishije kuko kumfata neza umwana amaze kuvuka azana n'igisimba cy'ikinyaruvu sinyankunda kuvuga inkuru umwana wanjye anyumva kizima azana n'amenyo tutazi ngo nayiki niba arayimbwa niba arayumuntu ntago twabimenye muganga ahita ko nansohora mu rugo n'umwana w'uruhinja atagusohora mu rugo uwo munsi avuye iyo mu bapfumu biwe sinzo yari yagiye yaraje ansohora anjugunyira uruhinja rwanjye umwana akira mutoye ahita ko anansohora mu rugo mu rugo ntaho kuba nari mfite n'umwana urumva ukiri uruhinja afite ndavuga ati Mana kuko wamwijyaniye agapfa ariko nanone nkumva sinzi kuntu nzabaho numvaga ku myaka yanjye nari mfite numvaga maze kubyara nta mugabo nzigera mbona kubera ko mfite umwana twakomeje kubaho nawe muri ibyo bitaro umwana karasubiye mu buhinja kari kamaze gukomera nasaze serekeri ebyiri mu rugo inini n'intoya ndikanga ngira ngo n'abantu bapfuye hase ko nta mwana muto twagiraga ibi ni ibiki n'ibitambaro bananga kubona serekeri no mu bintu byatumye njya mu idini ya Islam nacyo kirimo ntago twege duhamba muri serekeri ni mwisanda bakamuzika bakamutwara mbaza abasaza banjye none se bano bantu bapfuye nabaheye barambwira ngo nizawe n'umwana ahubwo se uracyari muzima shamba nararize mu mutwarane n'umwana wiwe nariko ngiye ntago ndi bubiceceke ndabivuga ahantu hose aho uzaburi hose hari ikigo bita ngo haguruka kirenganura umugore yabati fiye genda bagufunge ngenda ajya kuri haguruka ngiye kuvuga ikibazo cyawe bazagukurikirana iki gihugu kirimo amahoro n'umutekano avuze gutyo nubundi mu mutwari iki icyazira arakizi base mu mubwira icyazira natwe abaturage tubimenye kuko uyu mucece ntaga yumvikana n'umwana we bamutwaye macuri banamukubise cyane kuko baramukubise mu gipangu abantu bose barashungenge ntago nari kujyayo kubera gahinda nifitiye ariko naje babimbwira bambwiye ati shafi uri umurami uzi kuno kadogo bamugize baramutwara ariko nubundi nta minsi ari bubane arahitapfa akubitwa n'abapolisi yego nuko Karine ngo yarindwanye yarize karate abakozi bose arabakubitaga nta muntu utarubizi Iganze TV tubahaye ikaze mwese mu kiganiro nitwa Ezekiel Rukundo ndi kumwe n'umubyeyi w'umusiramukazi ameze neza afite inkuru idasanzwe
by'umwihariko uyu munsi nifuje kumuha ikaze muri iki kiganiro kugira ngo tuze kuganira kandi turaza kugirana ikiganiro cyiza n'ubuhamya namubonye ku muvandimwe Gerard Mbabazi. Nifuza kumutumira kugira ngo nawe atuganirize by'umwihariko ngo haye ikaze. Umeze neza? Yego. Umeze neza? Ndashima Imana. Urashima Allah? Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Harya niko bavuga. Utagiye kuntera isoni. Kubera iki nangiye kugutera isoni? Oya, ntacyo. Ndashima Imana. Banza usuhuza abantu badukurikiye ubibwire, hanyuma nyine tujye twaganira kuri story y'ubuhamya bwawe. Numvise ari story idasanzwe, numva nifuje kuganira nawe. Murakoze. Amazina yanjye ababyeyi banyise ni Batamuriza Jacqueline. Hakiyongeraho iry'idini yanjye nkunda cyane Aisha. Iry'Isilamu witwa Aisha. Aisha tuzi muri filime wahindutse. Aisha ni izina rusange, ntabwo ari muri filime. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire. Harya mu Basilamu namwe murasenga? Turasenga. Isengesho musenga ni rimeze rite ngo tuganire wanadusengeye? Ubwa mbere ngize umugije wo kuganira n'Umusilamu. Twebwe ntabwo tuzamurijwe. Ntabwo twe twemere kuzamurijwe. Dusengera mu mutima, abagabo nibo bemeye kuzamurijwe. Ubwo iyo uri igitsina gore ntiwemerewe kuzamura. Usengera mu mutima. Hari akantu mfitiye amatsiko muri Isilamu mbere yuko dutangira ikiganiro, ni uburyo iyo mwapfushije ababyeyi batajya kwirimbi. Yego. Biterwa n'iki? Impamvu ababyeyi batajya kwirimbi nabo bakabaye bajyayo, ariko impamvu babikuyeho kwakurira cyane. Kurira ukabaroga ukavuza induru bira ntago tubyemerewe. Ugomba guha umutuzo umutekano wapfuye witabye Imana akajya mu buruhukiro bwiwe. Niyo mpamvu tutabyemerewe. Uzi ko utari burire ari nk'uwapfuye wa hafi wajya, ariko ntago mbizi ko hari umudamu wabona bari gushira hita kuwiwe ngo aceceke, ntago bibaho. Ariko wemerewe gusubira kumusura byararangiye, ukareba umuntu wa hafi akakujyana aho bashyinguye umubiri w'umuntu wawe ukajya ujya kumukorera isuku. Ibyo byo urabyemerewe. Nari nzi ko ari impamvu z'umuhango w'idini. Ntabwo nari nzi ko ari yo mpamvu, ubwo ndasobanukiwe. Uyu munsi ntabwo dukunda kurira cyane, ntabwo ari byiza. Ibyo njya numva se ngo umuntu witabye Imana babanza no kumwoza mu nda. Oya. Namara bakayakuramo. Ntabwo ari byo. Ibyo bintu barabeshya. Ariko nawe urabizi ko hanze aha babivuga. Urabona iyo tugiye gusenga twebwe gusari. Ariko tubanza kwitawaza. Gutawaza ntabwo ariko bakundi bavuga ngo gukaraba. Abagore babyita ngo gutawaza, gore gukaraba mu myanya y'ibanga yiwe. Gutawaza ku Musilamu cyangwa Musilamukazi ni gukaraba mu maboko, mu kanwa, amazuru, mu buranga, amaguru, uganagura ari mu mutwe, kubera ko ibyo nabyo bifite ibisobanuro. Ntago ari ngombwa gusobanura. Ntago ari byo twajemo. Noneho iyo apfuye, iyo yitabye Imana, hari igihe aba nta suka afite, umubiri ugomba kujyanwa mu ikabure mu gushingura, ari uko ufite isuku. Bamukarabye nk'uko wakarabye uri umuntu muzima, bakawukoza mu ntoki, mu maso, mu kanwa, mu mazuru, mu matwi, mu mutwe no ku birenge. Ibyo bintu bavuga ngo bakoza mu nda n'amara, ibyo ntago bibaho. Ntago bibaho, ntibishoboka pe. Uyu munsi reka aho tuharenge, ni utuntu nari ngiye mfitiye amatsiko. N'ubwa mbere ngize umugisha wo kwakira Umusilamu kuri kamera. By'umwihariko duhawe umugisha n'Imana, abakunzi mudukurikira. Imana ishimwe. Twebwe iyo dukora kano kazi ntabwo turobanura, ntabwo dushingira ku idini runaka. Ubasha kuba afite ubuhamya, afite story nziza,
ibasha kuba yakumvika abantu cyangwa abantu bakumva ineza ibyiza by'Imana, ikanahumuriza abantu, igakomeza abantu. Hari abantu benshi baba bafite inkuru, ubuhamya bukomeye, ariko badafite umutima wo kubivuga, cyangwa se badafite ziko nabyita nk'ubu. Nziranye n'abantu benshi bavuga ngo ziriya mbaraga zikuye he zo kuvuga biriya bintu. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, hari nk'umuntu ufite famiye imukanira, agiye kubivuga kwishyira hanze, byamugiraho ingaruka, nyine akabigumana mu mutima we, kandi kiramva ni ukwiyica, kuko nabonye ngewe kubyimbana ibintu mu mutima hari igihe upfa n'igihe cyawe kitageze, cyangwa ukabaho babaye, bazapfa babaye. Yego, reka twanzike ngo byagenze gute rero story yawe ipanze ite, ihagaze ite, gute wahuye na biriya bintu? Mbere na mbere reka mbanze nisegure ku bantu, nanabwira abantu bo kwiganze TV show, kubera ko iyi channel itambuka ibiganiro byiza, ubutumwa bw'Imana. Nzi neza ko nta bantu bari bayikurikira bahari, kandi babaye banahari Imana ibadushyire kure. Hari nk'umuntu ubona ikiganiro cy'umuntu, inkuru y'umuntu, akaguhamagara akagutuka, uri ikigo gicisho wagiye kwishyira ku isi, wagiye kwiyandagaza, kwiyandarika, nyamara ntamenye ko hari benshi inkuru yayifashije, cyangwa se nawe uruhutse umutima. Kuko ari nk'ubu ngewe kano kanya nta muntu mfite nabwira ikibazo cyanjye, oya, kereka umwana wanjye niwe mbwira, akamwe ati mama Paul ihangane, Imana iratuzi. Rero niba wowe ufite ikibazo ukaba ufite umuntu ukibwira akaguhana Paul, nta mpamvu yo kuza kujajinga umuntu ubonye kuri YouTube ngo uriya muntu ikigo gikwavuze ubuzima bwiwe. Ngewe kano kanya isaha nta kintu cyane reso ni kukivuga na kimwe, cyangwa se ngo kintere ubwoba, kereka kidahari. Ikindi nibwira abantu, umuntu uri bumbone ubashe kujya kumbona, ambabarire, ibyo ndi buvuge niba umukomeretsa ihangane, kandi iyo namufasha bikaba byagira aho bimukura naho bimugeza, ubwo nyine Imana ihabwa icyubahiro, kubera ko ngewe inkuru yanjye icyo ndi buvuge mu kanwa igitari buncike nkabasha kukivuga mu kanwa, nicyo ni ukuri. Ngewe ndasenga, ntago naje kubeshya abantu hangana. Noneho hari ikindi abantu bakubona waje kuri kamera bakumva ko ngo waje gushaka amafaranga ba diaspora, waje gushaka amafaranga, waje guhimba inkuru kugira ngo niba wumva uvuze ibintu bikomeye uri no kurira bagire ngo waje gushaka amafaranga hanga. Umukire wa mbere dufite mu buzima ni Imana, sibyo? Ushaka no kubikora ntibigire icyo bitanga, sibyo? Tuba twaje ngaho guhumuriza abantu, natwe ubwacu no kuruhuka umutima. Ngewe nabaye mu buzima bushayiriye ku buryo n'abantu hari bamwe babwumva, nyine abarimo umwuka w'Imana baranyumva, bakanamuriza, Aisha Paul ihangane, Imana irakuzi, senga, urumva. Hari n'abavuga ati urabeshya, bira bintu ntibibaho kubera iki? Ngewe ibintu mvuga ni ibintu byambayeho, ni ibintu niboneye n'amaso yanjye, niyumviye n'amatwi. Ntago nk'ubu ngubu nubwo ndi umusilamu, naba umusilamu bishaka bikunze, nta muntu wampatirije, ariko mu idini yacu harimo abantu benshi batumva ko ngo satani ngo ariho, ngo kuzimu, ngo kubaho, ibyo ntabwo babyemera. Ngewe nabaye n'umugabo imyaka 8, umusaza arahari, ntago ntinya kumuvuga, simuhisha kuba naramvuye iwe, ni Imana bikoze. Hariho n'abantu benshi batazi ko navuye, batemera ko twatandukanye. Ubwo rero kumva ngo ibi ntago bishoboka, umuntu ntago ashobora kujya kugira, uwo mugabo yari umugabo uhindura ibisimba by'ubwoko bwinshi. Reka wenda mbere yuko twinjira ku bijyanye n'umugabo, tubanze duhere in deep mu bwana bwawe. Mu bwana bwanjye rero uko wisanze ushatse umugabo, bariho ubanza uduhere, niba warabyirukiye mu muryango w'abasilamu nabyo tuze kuza kubimenya. Mama wanjye ni umukristo, mwadeperi. Ndabyibuka tugera i Kigali bwa mbere, twageze i Kigali 2005 yabatirijwe yari kuri ADPR ku Gisozi, ku Gisozi, ADPR Gisozi niwe yabatirijwe. Urumva ko twese twari abakristo mu rugo. Noneho ku myaka yanjye maze kugira ubwenge, nabonaga mu rugo bamfata uko bashaka. Ngewe nyirukanka mu miryango mbabaza, uriya ni mama,
bakambwira ati ni nyoko. Wumve ko kwirangamuntu yanjye sha ibintu biriho ni ibintu nifabrikiye. Kuko mama naramubazaga se mama navutse ryari, hamagara so ni wakubyaye, papa ntabwo twabanaga. Nkahamagara papa, se papa navutse ryari, ngeze igihe cyo gufata irangamuntu ngo bazanye ko ni wakubyaye. Ubwo bakantereganya gutyo nkura mu buzima bumeze nk'aho ari ubwa gifubye, ariko kandi ndi kumwe na mama. Mama yari umuntu wamfashe nabi, n'umuruho wanjye ni uturukaho. Noneho ndakura, umva kwishiriho byari amateka. Ukunda bukunguku ntago nzi igikoresho cya mama. Pole, komera. Pole, ihangane. Ihangane. Komera. Ibaze ko ntazi na kotex za mama. Yajyaga namusabaga ibikoresho akabinyima, akambwira yuko nawe atize. We yifuzaga ko nava mu ishuri. Komera. We yifuzaga ko nava mu ishuri kubera ko nawe atize. Ariko akumva ko basaza banjye bo bakomeza kwiga, njye sinige. Mama era umuntu nashobora kusaba ikaramu cyangwa sikaye, mbaza ngo ko wigiraga mu by'abandi, mu byandi. Naragendaga dutangiye amashuri, hacunga umwana ufite ibikoresho byuzuye, nkabimwiba nkabitwara. Uko ibi bikoresho? Yego. Amazina nkayahindura cyangwa se ibifuniko nkabikura nkatamfunikaho imvaho, cyangwa twafunikiraga imvaho zanjye. Umwana agataka ibikoresho mureba nkamwihorere. Bike nuko nguko. Ndiga minirivare ntuyimbaze. Uyu munsi baranyirukanaga, ejo bakandika nuko. Singe warose nsoza kwiga. Nagarukiye mu wa 3 segonderi. Naho byari ubuhamya burebure. Urumva? Ndakumva. Ngeze mu wa 3 segonderi, byabaye ngombwa yuko nterwa inda. Ugeze mu wa 3 segonderi? Yego. Wose wari ufite imyaka ingahe? 15. Hari umugabo wabaga mu rugo, yarebye ubuzima nari mbayemo. Ko mu rugo nari mfashwe nkaho ntari uwaho ngaho, kuko no mu rugo n'abapanga yo mu rugo barambazaga ubundi uriya ni nyoko. Ntago nakundaga kuvuga, ngira ngo nawe urabizi ukimbona. Noneho nkababwira ni mama, uwo mugabo anyemerera kujya mfasha dukeya ashoboye mu buzima bwe. Nanjye ndatwakira. Umva, mboneyo no gushimira ababyeyi bita ku bana babo. Kuko ubuzima nari ndimo bunshaririye. Iyo hakiza kugira umugabo unshuka umbwira ngo turyamane ampe ibikoresho, nari kubyemera kubera ko ntabyo nari mfite. Uwo mugabo rero arandarura. Umugabo yangura ibikoresho pe. Wagusambanyije? Yego. Nyuma aza kumbwira ko aza gushaka ko dusohokana. Arambwa se gusohoka urabizi ntabyo nzi. Ndashaka ko ahantu turi bujyane, hari ibintu nshaka kukugurira. Kuko urumva none byagiraga kuri Noheri n'ubunani. Mama wanjye agafata abasaza banjye akajya kubagurira imyenda n'inkweto. Yego. Njye akansiga mu rugo. Ku minsi mikuru bakajya gusenga, njyewe nkasigara ntetse mu rugo. Ko se bari basaza bawe mu? Ni basaza banjye tuvukana mu nda ya mama na papa. Noneho igihe kimwe umugabo yaje kunsaba ko dusohokana, nabivuze. Yego. Ndabyemera, ajye kungura imyenda inkweto, ndabyemera. Tugezeyo arabigura pe. Ubu nambaga kweto keza umugabo akanguriye. Nambara umwenda mwiza umugabo abinguriye. Umva ngomeza kujya mfata impano ziwe, amafaranga yiwe, kugera ubwo ashase kuryamana nanjye.
ntago nabeshyera umugabo ngo yamfashe ku ngufu twarabikoze. wabikoze nawe ubishaka? Nyuma naje gusanga ari mama wamunshumurije. Mama wawe aba ari ubwira uwo mugabo ngo azagutera inda? Azabanze amenye igihe ngira mu mihango kugira ngo abone uko antera inda. Abantu baribaza nti ibyo ntibishoboka kubera impamvu mvuga nemeza ko bishoboka. Mama wanjye n'umushirikini, mu idini yacu tubita abashirikini, akunda abapfumu. Akunda abapfumu? Yego. Habayeho impamvu yuko abapfumu amutuma igitambo cy'umwuzukuru w'umuhungu, kandi ntawe yagiraga, ninjye wari mukuru mu rugo, nta handi yari kumukura, yagombaga kumukura kuri njyewe. Yaje kwegera umugabo kuko byose nabimenye ndabigeraho. Uwo mugabo nawe aza, mbona ari nk'inshuti igiye kumfasha ibibazo mama azi kumfasha. Biba ngombwa ko turyamana. Rimwe nahise ntwarinda, mubwiye ko ntwite ahita ko acika aragenda. Byose diro zifatanya na mama. Gusa ku myaka 15 wabwiye 15 noneho umwaka nagize nta na ribu yaririho, wenda ibiriho bari kumfasha, hari polisi. None mama naje kubimubwira kugira ngo anyumve, anyirukana mu rugo mu buryo bwo kujijisha nyeti, hatazagira umenya ko nawe yarafite muri gahunda. Ndagenda ndangara, nabaye ubuzima bushaririye ku buryo nifuje gupfa kera ndabibura. Wifuje gupfa? Nabayeho nabi, ubwo nahise nsohoka mu rugo uko nakambaye niko nahise nsohoka mu rugo ndagenda. Natangiye kwangara, ndi umwana mfite inda, ntago nari kujya mu muryango ngo banyakire. Mama yari umuntu n'ubu ngubu ni kamezi, icyo avuze nuko ntawe umusuzugura. Yego. Nta muntu umwe mu muryango, kandi mfite umuryango munini pe. Yego. Wari kunyakira. Ndakumva. Natangiye urugamba rwo kwangara n'umwana mu nda. Dusubiye inyuma gatoya, muri icyo gihe cy'imyaka 15 uryamana n'uwo mupapa, we niki cyakubwiye ko utwite? Ko wari umwana utarasobanukirwa gutwita ibyo ari byo, wabibwiwe niki nyine gutwita? Ubwa mbere nabuze imihango, ndavuga ataho Imana ishimwe, Imana irabikamishije, ibonye ko nubundi pade kuzibona ari ibibazo. Numva ko nyine Imana ibikuyeho kubera ko kuzibona byari ibibazo. Ko ku myaka 15 wari waratangiye kujya mu mihango? Yego, nayijyagamo. Apo ubwa kabiri kwezi kwa kabiri nabwo ndayibura, nje ndishima rwose, numva ko birangiye ntazongera kubona kujya mu mihango. Yego, biranga. Ukwezi kwa gatatu nibwo natangiye gucika intege, ngira iserera, ibintu binukira nkaruka. None ariko uwo mugabo yahoraga mbaza, kuko urumva ko mama yamwishyuye. Yahoraga mbaza, nta kibazo ufite? Nta kibazo. Nugira ikibazo uzambwire njye ngushakira imbuto, ibintu nk'ibyo. None umwana ntazi icyo ashaka agamije. Ari mama wa ari uwo mugabo. Yego. Nta kibazo wumva wagize? Nta kibazo numva ngiye. Ariko ntangiye kuruka nibwo natangiye gutekereza, uyu mugabo ambazaga ko nta kibazo mfite bitebyiwe. Naramwigenda amaza, kuki uri kumbaza kuriya? No kubera iki buri munsi kuri kumbaza kuriya? Yego. Agaseka kambwira ngo ndagushakaho ngo gihango. Nkabica amazi ko nakuze mu buribwe, nkumva ko nta byadanje. Noneho wari kununga abantu bareba ngo umuntu twite mu maso, mu biganza, hano henshi batangira kuvuga ati mukecuru umukobwa aratwite. Nanjye umutima uranje kuko nayo narabikoze, ntabwo umutima nakubura kundya. Mama arazarambaza ati fi uratwite? Mu rugo nitwaga Fiye. Uratwite? Ndavuga hoya. Uratwite? Ni hoya. Ati nagutema none ubwo waburanyica. Mva ndayiniga. None njya mu bana twiganaga, ndabwira ikibazo kimeze ko byangendekeye. Barambwira ati mva reka tukujyane kwa muganga. Ni hoya, ntago nshaka kujya kwa muganga, hari utuntu bapimisha inda, reka tugupime turebe kudatwite. Barabikoze, bampa agacupa bamwe ngo nyaramo hano, bakozamo kantu. Uyu munsi naragasobanukira ku kantu, ariko mbere sinari mbizi. Barambwira ngo uratwite, reka tuyikuremo. Ni hoya. Nabwo ati hoya, ndabyanga. Ubwo abana be bagiye bankwiza ko ntwite.
banabigeza kuri mama ijijisha avuga yuko ntabyo azi cya gisure cya kibyeyi urumva ntago cyari kubura amaze kumva ko ntwite niko guhita nyirukana mu rugo ntago nari kwanga kugenda nta kirengera nari mfite ngo ndajya kumurega noneho yatubwiraga ko imitungo afite ari yiwe atari ya data ayishakiye ntangiriro nyine urugendo rurerure rutoroshye inzira y'umusaraba nirirwaga ngenda aho bwize ngeze akaba ariho ndyama abantu twaturanye bose barabizi hari n'abazandika muri comment imana zambabare hazagire nk'uwarunzi ukibona bazabivuga najyaga ngenda ndara aho mbonye mu bizu bituzuye amawese y'abandi mbonye bindenze bincanze nakoze iki hari ingoro twazituranye ry'imbwa ubuzima bwanze inzara yaranyishe mbaza ngo wari utunzwe n'iki muri icyo gihe bamaze kukwirukana nakundaga kujya ku madepo y'ibisheke nkatoragurayo imitwe y'ibisheke nkajya kwihugika ahantu nkayirya ibyo byaba bidahagije nakundaga kujya mu nsina nkajya urabona insina bya bikatsi by'ubushera bakamura mu bushera bagenda bakabifumbiza insina nanjye nkicara aho biri nkabirya nakumva amazi nkahaguruka nkatangira kugenda hagira umpa nk'igihumbi uzi byambayeho ngo njye kunywa ubushera aho kugira ngo njye kubunywa nkaguramo akenda nkakabitsa umuntu akenda k'umwana ego nkakabitsa umuntu igihe cyakomeje kugera uko nguko mama nyine amaze kubona ko angaruye mu rugo nyine umujinya wa kibyeyi waba warashize urakoze angarura mu rugo angaruye mu rugo anshyira mu rugo ubwo nyine ibitutsi yakundaga kuntuka bya kibyeyi kugira ngo abane abaturanyi bumve ko ibyo nakoze bitamushimishije ariko byose byari umupanguye noneho yaje kunsaba ko tujya kwa muganga guca mureko ndavuga ati se mama turajya kwa muganga guca mureko ntarigeze nanipimisha anshakira ipapuro byo kwipimisha mu mudugudu ndagenda akagugu barampima ariko mu kumpima inda barayibura amezi inda bakayabona inda bakayibura mbere ngarutse inyuma gatoya bakimara kumva ko ntwite mama basaza banjye n'umuturanyi wari uri utwaduturanye bitaga Karini hirya yacu mu rugo baramfashe barankubita bankubita imigeri barankubita ariko byose babikoraga kuko n'uwo Karini nawe ni umupfumukazi agenda n'abapfumu kugira ngo abantu abaturage ntibazamenye ko byose bafite muri gahunda zabo mama bari baramutumye igitambo cy'umwana w'umuhungu barankubita ariko mu kunkubita bakankubita boroheje kugira ngo umwana atagira ikibazo inda yaje kuvubura amaraso bagira ngo ivuyemo inda yaje kuvubura amaraso naje kuva amaraso bagira ngo bo ivuyemo barandeka mukundeka burya inda ntabwo yari ivuyemo umwana kwa kundi bankubise burankunda umwana wanjye cyane unamukozeho ahantu hose nagiye mba barabizi no ku kiga ahantu hose yize baranze ndi umusazi unamukozeho nakumva nakubaga inda yaje kuva amaraso bagira ngo ivuyemo baranikanga ati tuyivanyemo niho hantu natangiye gutekereza kabiri kuko mama yihukikanaga n'uwo mukire bakavuga shushushushu ndavuga ati bari abantu biti ubwo barandeka ndi mu rugo nagarutse mu rugo nuko mbaho nabi nuko kajya mfata uko yishakiye byari ningo by'imijinya y'ababyeyi igihe cyo kubyara cyarageze biranga kubyara biranga ariko nihuse gatoya sinavuze kujya guca mureko twagiye Kibaga bagaca mureko Garafi bambwira ko ntwite umwana w'umuhungu kuva uwo munsi bamubwira ko ntwite umwana w'umuhungu twaratashye nibwo yongeye kwitwa mama ubundi ikindi gihe navugaga mama akambira ngo kamama twamahiri yewe mwana wanjye amamagaye mama ndishima cyane mpita nshimira n'Imana
njye ntago nigeze ngira amahirwe yo kwita umubyeyi wanjye mama. Navuga mama ngo kamama twamahiri, ntago ndi nyoko sinakubyaye, kandi njyewe nzi ko ari mama, n'ubu ndabihamya ni mama. Noneho hatangira kugenzanira utubuto, amfata neza, ariko kubera ibintu nari nzi akora mu bapfumu hose, ibintu turya mu biryo, ibintu tunywa mu gikoma, ntago byanshimishije kuko kumfata neza. Buriya najyaga ngira amahirwe, umugisha w'Imana, abantu yagendaga nabo bose ntihaburagamo umugore umwe uza akambwira gahunda ziwe. Icyiciro cyose yagendanye nabo nkiri mu rugo havagamo umugore umwe wazaga akambwira gahunda ze, ariko akambwira ati ntuzabivuge. Umugore umwe araza arambwira ngo baranashwanye nabi cyane, arambwira ati fiye wowe ntago uzi ibiri kugukorerwa, ibiri kugupangirwa ntubizi ni ibiki. Uyu mwana wawe bamusabye mama wawe mu gitambo. Ibyo se ni ibiki nsobanurira? Kugira ngo ibyo ashaka kugeraho bikunde nuko agomba kubanza gutanga igitambo. Kandi uwo mama wawe ni wa mwadeperi muzima uri kutubwira. Wabatirijwe ku Gisozi, umva n'ifoto ndayifite, niba ajya kuyizana n'ifoto ndayifite, nari kuyibereka nyuma ya kamera. Ubwo waburanyica umutima urange. Ni sura binagukorera byose no kugira ngo uzabyare umwana mwiza muzima bahite ko bamutwara. Isa ndashima Imana yo mu ijuru, umwana wanjye ni muzima. Amen. Ako nako ndakamenya. Ariko mama arambwira ngo ntuzigere ugira umuntu ubibwira, kandi na nyoko ntazabimenye. Nubimubwira nta kintu uzajya kubwira. Yego. Ubwo rero niba uzava muri urugo ukagenda, niba uzabigenza gute simbizi, gusa niyo tagati ihari. Bamutumye igitambo, kandi nta handi yakura igitambo uretse kuri we cyangwa se ku bahungu be. Ashaka igitambo cy'umuhungu. Ubwo waburanyica, urumva nari meze nk'igiporoporo, ntazi iyo biva niyo bigana. Ndatuza ariko nakunda kamenya. Mama akamfata neza, yaza wirute mwana wanjye urumva umeze gute nk'ibyo. Ariko najya ku gipimo, wibuke ko mama yanshakiye ibipapuro byo kujya kwipimisha kwa muganga ko nta mugabo nagiraga. Yego. Umugabo yaragiye dirizo yari yazirangije. Najya ku gipimo bakabona nta mwana uri mu nda, kandi inda iri kuza imbere. Yego. Kandi amezi inda bakayabona. Bigeraho twaka transfer tujya Kibagabaga. Kibaga tuhageze naho baravuga ati nta mwana tubona. Ariko igitina cy'umwana turakibona, gutera k'umwana turamara ko nta uri mu nda. Turabona ibintu tutazi byari byo. Mama ati ibyo ni ibiki? Ndagega baje ko bari banamutwaye kera, ariko Imana yo mu ijuru itaragukuraho amaboko nta kintu umwana w'umuntu yakora. Wakekaga yuko bamutwaye bakimara kumenya amakuru yuko twita umuhungu? Nje niko nibyo nishyizemo. Byarakomeje. Nagarutse mu rugo indi ifite mama yakomeje kugufata neza. Nagarutse mu rugo indi ifite amezi 7. Urumva icyo gihe cyose mu minsi yose nari ndi hanze ntaho kubangira. Wa ku Gasozi. Koga byari ibibazo. Nge ndi umuntu wagiye kudaba mu Kivu nkayengenda nkakuramo agakanzu nambaye nkagafura karaga karondoni. Nasokanye mu rugo nkakane kariya nkafata agasharupe ko mu mutwe nkakikenyeza nkoga byabiziba, ubundi kakanzu kakumankonye nkagashyiramo hakomeza urugendo. Uri umwana w'umukobwa? Yego. Wamya buragwira. Ubuzima bwarakomeje, mama mfata neza. Igihe kimwe none amezi yo kuvuka k'umwana ageze ntago nabyaye. Nta cyandyaga, nta kintu na kimwe numvaga gikoma, ntago nabyaye. Mama akajya yirirwa ntuka ngo barandoze ibintu byinshi ngo tujye kwivuza. Muri ubwo buzima ubundi nge ntago numvikanaga na mama. Mu bapfumu yajyanaga na basaza banjye, ngewe ntago najyagayo. Imana yarayifiteho umugambi mwiza. Akandakarira akantuka ibintu byinshi. Ngewe naretse n'ibyo byo mu rugo kera, kuko mara kumva ibyo bintu sinigeze nongera kurya ibiryo byo mu rugo. Naryaga ibiryo natetse, ariko ibyo mama atetse ntago nabiryaga. Inzara yaranyicaga, abasaza bakanuka hafi uri ikigoryi igicucu kuki utarya ibyo mama atetse. Ati kuki mama ateka ari umukecuru ndi umukobwa wiwe yagereka nanjye ngateka.
mama akitwaraza avuga ngo ntago anyizera ko ngo kuntu ngo yamfashe ntago yizera ibyo natetse, nanjye nkamugateye nanjye sinizera ibyo watetse. nawe ukanga kwizera mama wawe kubera nawe ukuntu yagufataga. Ariko nyuma amaze kumbwira ko ntwite umwana w'umuhungu nibwo yampaye urukundo rwa kibyeyi. Akamfata neza, akama amafaranga nkajya guhaha nkateka nkarya. Amezi 9 ageze ntago nabyaye. Byaranze. Bigenda gute? Ngumaho mama akambwira ngo tugende amvuze barebe ikibazo mfite gituma ntabyara, njye nkabyara ati mama ntago nzijyanja nawe mu bapfumu. Akambwira ko ngo ari abaganga njyanyemo, abaganga bahe. Abaganga bahe. Igihe cyageze none turiyakira twumva ko n'umwana ashobora kuba yarapfiriye mu nda kubera iki ya migeri bankubise ntwite inda ikiri ntoya. Yego. Nge nkuraho n'ikizere cyuko nta mwana mfite mu nda, ari igipfu cyapfuye. Igihe kimwe cyaje kugera ku mwezi 11, amezi 9 arashize, 10 arashira biranga. Mama akagenda kunsabira umuti atwaye imyambaro yanjye, bakamuha umuti bawunzanire, wa mugore akaba yangejeho amakuru ati bamuhaye umuti mu gacupa kanaka ntunywe uyitujugunye umena. Wa muti yawo manjye nkata ngusuka muri wose. Nanjye nsa nk'uwaroze kera nataga bati aho byaturutse abariho bisubira, ajugunya muri wese n'agacupa byose nkatamo. Mama agategeza ko hari ibintu none yamara kuma agategeza ko hari ibintu biri bundye mu nda, ati nta kibazo ufite, nta kibazo ufite. Umuti nagwaye wawukoreshe nawe ukoresheje bikamushanga. Twiyuse cyane ku kwezi kwa 11, kwa 10 kurashize, amiyo miti azi ko nayinyweye kandi ntayinyweye. Najya nasuka amazi najya muri dushe none kuko uwo mudamu akambwira ati nujyana amazi muri dushe kugira ngo atazamvumbura ko hari icyo mugubwira, use n'uwibeta usohoke gato ya muri dushe usigemo amazi muri dushe ubundi mwihorere umucunge ya mazi ntuyakarabe. Amazi muri dushe. Yego. Warayateruraga byari bimeze gute? Ubwo nabaga ngiye gukaraba. Noneho nkakora bya ndo mama yambwiye. Nkahita ko mva muri dushe nkasa nusubiye mu nzu kugira ngo muhe umwanya ashyiremo ya miti yiwe. Noneho nanjye agahita nawe asohoka akagenda kugira ngo ntaza kubona ko hari byashyizemo. Nge kuko nabaga nzi uko gahunda zimeze, ngahita mfata amazi nkayamena, nkunyuguzi base nkashyira amande nkakaraba. We yagaruka akumva ko akazana akanyamuneza, yabona umaze gukaraba akishima kumva ko imiti ye nayikarabye kandi ntayikarabye. Byakomeje gutyo kubyara biranga. Ariko ku kwezi kwa 11 kuri 25 nabyaye ku itariki 25 z'ukwa 2 2013. Inda yarandiye sinabimubwira, ndamwihorera. Yego. Ngwana nayo irandya kuko ikintu cyanyese ko arinda mba narababaraga cyane. Ntiyamaga henge irandya ndavuga ati mana waretse akavuka kuko numva ko yanapfuye. Sinamubwira azinuka ajya guhinga igacuriro muri ya mirima y'igacuriro niwe twahingaga. Indirandya ako yogira ngo umubwire naramanutse njya kubwira umuturanyi we. Umuturanyi wacu twaturanye naye yambikiraga imyenda naguze. Uko nabona ngo udufaranga nanyiraga ngura kamwe nkakamuha kakambikira. Ndamubwira ati umishiri banga ntugire umuntu ubwira ko mu nda hari kunya, ko nagiye kumubwira uko meze atambwira ko nawe yari umumata ambwira ko ndikunda. Ati dukore iki tujye kwa muganga. Twagiye kwa muganga Kagugu, mama tabizi ava guhinga asanga ntari mu rugo, yibaza aho ndi biramucanga, abaza basabanye ntago tuzi aho yagiye, baza guturanye ati twabonye agenda ntago tuzi aho yagiye, mbese ntiyaraza aho nagiye. Uko umudamu nawe nari mubwiye. Ne munize ndamubwira Imana imumugisha hari sinzi ahageze ubu ngubu, mba muri isi twese turabagenzi, ariko hari Imana imumugisha. Ambikira ibanga tujyana kwa muganga, ansiga kwa muganga aragaruka kugira ngo atara makuru kuko nawe yarafite ubwoba bwo kuntu umwana uko bizagenda ntabyo twatuzi twese. Naje kurara kwa muganga sinabyara, nabyaye hashize iminsi 3 ndi kwa muganga. Mama yaje kumenya ko ndi kwa muganga asanga kwa muganga. Mukunza kwa muganga asanga ndikunda, mvuze induru ndamwirukana.
mbwira abaganga ati mumwirukane, bavuga ati nimba atagushaka ntagushaka nyine, ubwo hari impamvu atagushaka. Ntago bashatse kumenya impamvu ibyo bintu, gusa kuntu nari meze navugije undi mvuga ko ntamushaka, baramwirukana aragenda. Noneho kwa kundande nashatse no kubitobora, Imana iramfasha agenda ntarabivuga. Mu kubyara kubera amahirwe y'Imana nabyaye umwana w'umukobwa. Wabyaye umwana w'umukobwa? Umukobwa. Byaragoranye kubyara, biragorana. Abwira abaganga ko yari yaragaragaje ko ari umuhungu. Yego. Abwira abaganga ko ngwanzaniye umuti, ndararenze, abereka ibipimo nipimishirijeho, ndavuga to umuti we singushaka nawe utware, ndashaka gupfa niyinda ngewe. Abaganga nabo barikanga, nari merewe nabi cyane kandi ndayakuze, umwana batamubona, ku buryo kandi nari mfite ibise, ku buryo babonye bikomeye bahamagara ambirasi Kibagabaga. Ambirasi yaje kumfata imaze guparika neza, kuko uko ihinda twarabyumvaga. Imaze guparika neza, icyumba babyaragamo Kagugu cyari kiteganye n'amarembo y'ibitaro y'umuryango. Ambirasi yarakase bakuramo bitanda byabo batwaraho ababyeyi, bakomanze kuri maternity, umwana itavuka, bahita ko narira. Atubyaye umwana w'umukobwa. Ati ntibishoboka. Muga ntago bishoboka, ubyaye umwana w'umukobwa afite ibiro 5 n'amagarama 100, ntago bishoboka. Muganga ati none se ntago mwishimiye? Nahise ko nkubita Mariya ndarira. Muganga se ihangane, nuko nyine bavuga ko ubyara umwana w'umukobwa ari gutemesha, ihangane. Niho yamuga ati Imana ishimwe. Nise kubera iki? Ni hari impamvu y'umwana. Umwana amaze kuvuka azana n'igisimba cy'ikinyaruvu, sinyankunda kuvuga inkuru, umwana wanjye anyumva, kizima, azana n'amenyo tutazi ngo nayiki, niba arayimbwa niba arayumuntu ntago twabimenye. Muganga ariko mu kuvuka k'umwana subi nyuma gatoya byaragoranye, nari fitweho n'abaganga 4. Umuganga umwe yarari hasi mu maguru, undi afasha akaboko, undi afasha kandi, babaye bangaye 3. Undi umugabo arampagara hejuru aravuga ati asamuru, kuko bambwira gusunika umwana mwesukira nkamanuka ku gatanda nkakavaho, ntabyo nari nzi gusunika umwana. Bambwira gusunika nkahita nsuka gatanda nkakavaho. Umugabo umwe aravuga ati uyu mwana ntago tumujyana Kibagabaga, ibintu birakomeye. Ubona ko no kubipimo byiwe, kuko no kuri transfer yiwe hariho ibintu bidasobanutse. None se turajye mu jyana ngo bajye kumubagami, giko mubona ko nta kintu eko yagaragaje. Ati ni ikibazo, nireka tumutware Kibagabaga, banze bamucishe muri eko barebe impamvu y'umwana. Umugabo umwe ati hoya ntago bishoboka, Imana ikorera mu bantu. Noneho umuganga ubwo umwe afasha akaboko, undafasha kandi muganga wanjye ari mu maguru. Umuganga umwe yarambwiye ngo ninasamura umunwa, ndasama. Baramfasha ubwo baramfasha ngaha, nundi nawe ari mu maguru. Umuganga yaramaze ngo anyongerera umwuka, umwana ahita aturumuka. Kandi ko yagaragaje ko nta mwana ntwite, na Kibagabaga bagaragaje ko nta mwana uri mu nda. Ariko icyo gihe havuka umwana w'umukobwa, sinzi ngo ni biki. Mama yamaze kumva ko nabyaye, mbahisha umwana. Ndavuga ati ntagire umuntu ubwira mama ko nabyaye. Na muganga kuko icyo gihe namaze kubyara ndarira cyane, basaba imyenda y'umwana, nta nari mfite nane sije wa mama baramuhamagara ati zana imyenda y'umwana, aza yirukanka arayiduha. Umwana akiri mu bya bishuka byo kwa muganga. Noneho ndakumva nguteze amatwi. Umwana turamwambika, banshyiraho ngomba kuba ndi. Noneho rero ndaruhuka. Mama yaraje asanga nabyaye umwana mwiza, arishima. Ariko sinamwereka igitsina nabyaye, ariko yarazi ko ari umuhungu byanze bikunze, kuko muri yarazi yuko ari umuhungu. Yajya kumwambura, namwambitse imyenda myinshi, namuga ati ndekera umwana ntarakungura, urabona uri umwambure se ukagera urashaka kumenya iki ko umwana ari umuhungu, uko byose nari mbizi wa mama yamaga makuru. Noneho igihe cyo gutakiragira ndataha. Ngeze mu rugo nahabaye iminsi, nyine muhisha mba mufubitse cyane kugira ngo atamubona. Igihe kiragera birashira, yumva nyine ko ari umwana w'umuhungu. Rero igihe cyo kumutanga kigeri, ajya kumurikira abantu biwe ko umwana yabonetse. Wa mugore akabimbwira, akambwira ati umva
itegure wabyaye umwana muzima, itegure ko umwana wawe ntawe ufite ashobora gupfa. umwana mambwira ati yari afite amakuru yuko wabyaye umukobwa byose yari abizi. Yego. Oya ntabwo nigeze mubwira ko nabyaye umukobwa, gusa namubwiye ko nabyaye gusa kuko mureko ho batubwiye ko ari umwana w'umuhungu. noneho igihe cyo gutanga umwana kiragera. kigeze umwana ndamubima bibibazo bigeze aho ngaho umwana ndamubaha tibakora icyo bashaka. Mama aje gusanga ari umukobwa yanamutwaye, yaramufashe aramunwara ku ngufu, aramuheka umwana azi ko ari umuhungu, aramutwara. Umugore arambwira ati we mumurekere mumuhe ndakubwira uko biri bugende, cyangwa se wowe utugende bunono niba ajya gukora imihango yabo ubwo sinzi ko biri bugende, nanjye aha ngaha mbuze igisubizo. Ndambwira ati ubunse ko umwana ari umukobwa ubundi aramutwara ngo ni umukobwa njye nabyaye ntabwo bishoboka. Umugore ashima Imana ngatu mumuha mutware, umwana aramumuha aramutwara ataramenya ko ari umukobwa. Ntabwo yaratamenya ko ari umukobwa. Aramujyana amugejejeyo basanga umwana bakoranga ibyabo ngo igitambo cyanga kugenda, bakora ibyabo igitambo cyanga kugenda. Bavuga ati mukecuru igitambo twagutumye nicyo wazanye? Ati nicyo nazanye, uyu ni umwuzukuru wanjye wa mbere w'imfura yanjye w'umukobwa, nicyo nazanye. Baje kwambura umwana basanga ntago ari umuhungu, basanga ni umukobwa. Yego. Mama arikanga, mama yikanze biramucanga. Bose barareba naho na wa wundi w'amagamo kuri ubwo nawe araho ngaho. Yakundaga kugenda n'abagore cyane, ari nabo yishyuriraga kugira ngo nabo babakorere. Umugore atama message kuri telefone, afite agatelefone ka Rwandatel, atama message arambwira ati shima Imana umwana wawe banze kumutamba. Noneho yatashye yituka yivovota ambwira ati ndamwica n'umwana yanga no kumuheka, wa wundi bajyanye bari umumuhekera. Ati none se ahubwo tugende tumubaze ukuntu umwana yabaye umukobwa, cyangwa se ujye gupimisha DNA z'uyu mwana urebe niba ari uwe. Ati amafaranga ni menshi bapimira ni menshi, nuko araza amunjugunya mu ntoki ahita ko nansohora mu rugo n'umwana w'uruhinja. Atagusohora mu rugo uwo munsi avuye iyo mu bapfumu biwe sinzi yari yagiye, yaraje ansohora anjugunyira uruhinja rwanjye, umwana akira mutoye ahita ko anansohora mu rugo. Mu rugo ntaho kuba nari mfite n'umwana urumva ukiri uruhinja. ndamutakambira ngera mubeshya nti mbabarira ndakubwira twaguranye umwana. Nge umwana twaramuguranye, sinashakaga umukobwa. Numvaga ko kubera ko nyine nasambaye nkatwitira mu rugo nkaba mbyaye n'umukobwa noneho uri bunyice, umwana ndamugurana. Mbona ngo kumva aramuguranye ntiyewe, mbona gange ko kuguma muri urwo rugo. Ngumamo ndi gutara ndi makuru yuko byagenze. Umugore araza arabimbwira byose, arabimbwira uko mpari turi gushaka ngo umuntu twaguranye umwana. Urumva umuntu twaguranye umwana niko bari no kumwishyuza igitambo cyabo. Igitambo cy'umwana wanjye kirabura. Bakumbiza bamwishyuza nanjye ntugarika tuzamukura hehe. Yaje kubabwiza ukuri ati naramubuze, sinzi aho umwana wagiye, gusa twe twatuzi ko ari umuhungu, ngo yaramuguranye. Babandi bamutuma igitambo baramubwira ati ntacyo, reka dutambo umwana wawe w'umukobwa, ariko ibyo ushaka biragabanuka. Wa mugore arabimbwira, ahita ambwira ngo pfumura uwo mwana amatwi. Nahise ntobora umwana amatwi, naguze amaherena ya 500
iwacu batsinda mita nipfumura umwana ninjye wamwitoboreye umwana wanjye amatwi. Igitambo asubije wa mwana wanjye asanga none igitambo kiranga. Barebye basanga umwana atoboye amatwi. Ubwo byapfuye, nkimara kumutoboza amatwi byapfuye. Iyo umuntu bamutoboye ntago igitambo cyemerwa. N'umuhungu ni byiza gusiramura umwana w'umuhungu, kuko n'umuhungu usiramuye nta muti uba umurimo. Umukobwa utoboye amatwi nta muti uba umurimo. Umwana baramugarura, igitambo cyapfuye. Kubera iki? Kubera gutobora amatwi y'umwana. Birakomeza mba mu rugo, ubwo ntabwo yahise anyirukana ko cyapfuye. Navuga ati njye ntago nari mbizi, ngaho baseka tuyakuremo. Niba ubona amaherena atamubereye atamukwiriye reka tuyakuremo. Ariko umwenge waramaze kugaragara namutoboye, nta kintu byari bikimaze, namutoboye namupfumuye ka kanyama nakavanyemo. Mba mu rugo nitwaye mazina y'ibibi, umwana wanjye y'ikinyendaro, ibintu byinshi, ubuzima butoroshye, kurya byari ikibazo. Nageze naho mbura n'ibiryo, mva rwari urugamba. Iwacu twaryaga umuceri n'ibishyimbo, akawunga n'ibishyimbo. Narabyaye banyakiriza akawunga n'ibishyimbo, umuceri n'ibishyimbo. Ibyo biryo ndabyubaha, nta muntu wabivuga nabinde numva. Ngewe nta sombe nigeze mpabwa. Nari kuyihabwa nande? Nta sombe nahawe, wenda nari kuyihabwa igitambo cyakoze simbizi. Yishimye nyine, uko yishimaga hari akantu yankoreraga, akishima hari akantu yankoreraga. Byarakomeje, igihe cyaje kugera umwana arandwarana. Umwana wanjye ararwara, noneho mu kurwara mbona ngewe nagiye kwa muganga Kibagabaga. Komera. Nagiye kwa muganga Kibagabaga nta na mituweli ngira, kuko nabyariye kuri ya mituweli y'umuhondo. Naye narishyuye 1000 umuntu yampaye. Ibyiciro bita ko bije mama ntiyishyura mituweli kubera ngewe kumpima gusa, kugira ngo nkunde mwumvire mwubahe tujye tujyana mwabya bintu byiwe. N'iyi saha ni izina ry'Imana yo mu ijuru mpagaze imbere y'Abanyarwanda n'abari hanze. Mama wanjye ntashobora kurwara ngo ajye kwa muganga, mpaka yirukanye nta handi bamuhereza ibiti, bamuhe ibintu byo kukaraba byo kunywa, bamubeshye ngo ni kana kakoroze n'umuturanyi wawe. Nuko arwaje umwana arandemana, nkajya mbona ni nk'intumbi. Buriya sindabona umuntu wapfuye, ariko umwana wanjye yarageze ku rwego ngiye kubona umuntu wapfuye. Twagiye Kibagabaga tubayo, ntangemo bunange bya biryo by'abantu batagira barwaza cyangwa ababagemurira nabiriyeho. Ya mata n'akagasabune babimpayeho. Umwana ararwara, byagezaho mvuga nti Mana basi wamwijyaniye ko nubundi ibimuhiga ari byinshi. Umusabira gupfa. Kuko nabonaga nta gukira afite. Ndavuga ati Mana kuko wamwijyaniye agapfa. Ariko nanone nkumva sinzi kuntu nzabaho. Numvaga ku myaka yanjye nari mfite, numvaga maze kubyara nta mugabo nzigera mbona kubera ko mfite umwana. Twakomeje kubaho nawe muri ibyo bitaro. Umwana karasubiye mu buhinja, kari kamaze gukomera. Ariko ibyo yararwaye si uburwayi bundi, nibyo bari baramuterereje. Urumva igihe bamushatse bazi ko bazamubona, bahise ko bamumurika. Aho bamariye kumubona ngo babitanga abakuru, ababyeyi. Babita ababyeyi barabana, ababyeyi babo barabyanga. Igitambo baracyanga, bamusubizayo. Urumva byose ni ibintu, imyuka mibi bari kumushyiramo, kuko babonye ko nyine yamuzanye. Yego. Nubwo akaba bamushubijeyo, bamukoreye ya misango yabo, nabwo igitambo kirapfa, baracyanga kubera ko namutoboye amatwi. Kandi byose ni kubibwirwa na wa mugore bagendana. Uriya tugira shitani nziza na shitani mbi. Noneho ndi mu bitaro
umwana mbona yapfuye birarangiye. Mamagara umudamu ndamubwira ati yewe, ubwo yajyaga amamagara akampa amakuru y'ibiri gukorwa byose, ukuntu mama yirirwa avuga. Hari ijambo mama ribi, ibindi byose nabyibagirwa, ariko iryo jambo sinshaka kuryibagirwa. Ntago nzibagirwa umunsi Imana izamubabarire kandi azapfa yaricujije. Mama wanjye yaguze serekere ebyiri. Inde? Mama wanjye. Iyanjye ni iy'umwana. Araziguranya kuzigurura bibona cyangwa hari mu nzozi? Kwa muganga amafaranga abaye menshi, nanjye ndi mu bantu. Ndashimira Madamu Jeannette Kagame. Nanjye yanyishyuriye ibitaro. Mbifashijwemo n'umuganga, nawe nari narabwiye agahinda kanjye. Nawe nanjye ashyira ku rutonde rw'abagomba kwishyurirwa ibitaro. Baranyishyurira nanjye bansoma mu bagomba gutaha Kibagabaga, nanjye bafungiye Kibagabaga. Komera mama. Ni imodoka yancyuye mu rugo, ni uwo muganga wayishyuye. Uwo muganga wanshyize ku rutonde rw'abagomba kwishyurirwa na Madamu Jeannette. Naratashye ngeze mu rugo, mama we kubera nyine amakuru yahabwaga n'abantu bamamagara, n'abantu twita inshuti zacu, ntago ari inshuti zacu. Nasanze serekere ebyiri mu rugo, inini n'intoya. Ndikanga ngira ngo ni abantu bapfuye. Hase ko nta mwana muto twagiraga, ibi ni ibiki n'ibitambaro. Bananga kubona serekere, no mu bintu byatumye njya mu idini ya Isilamu nacyo kirimo. Ntago twese duhamba muri serekere. Ni mu isanda bakamuzika bakamutwara. Mbaza abasaza banjye, none se bano bantu bapfuye nabaheye? Barambwira ngo nizawe n'umwana. Ahubwo se uracyari muzima? Shamba nararize, narekuriye umwana hasi ngira ngo aranapfuye. Ndavuga ati mama arageze ku rwego angurira serekere akayigurira n'umwana. Ese mama namugize gute? Ikintu kimbabaza kano kanya nukuntu ntanazi ikintu mpfa na mama. Kugira ubwo anyanga ako kagini. Ibaze kugira ngo umwana wabyaye wakuye mu nda yarandenze ikuntu iryana. Igise cyarankubise ndabizi. Umwana yaramvunye mutwite, amvuna murera. Umubyeyi wambyaye agireho angurira serekere. Nararize mbona kurira ntago biri bugire icyo bitanga. Ndatuza nyire ndaceceka. Ubwo nyine mitangira igikomere ku mutima. Nabaye muri urwo rugo za serekere, niba arazigurisha sinamenye ko byagenze. Serekere ze simbizi uko byarangiye, ariko naraziboneye. Nyine ndababara, mbaho nihebye, mvuga ati niba ngeze aho kujya kwa muganga ngasanga naguriwe serekere, kajya yirirwa yigamba ngo mfite imitungo Imana yampaye, ntago namuburira irimbi. Yagiye n'amarembi yaratangiye kujya gurwa, ntago gushyingura ku buntu byari bikiriho. Mu mitungo mfite ngo nagurisha n'umuryango umwe, ariko bakamushyingura n'umwana we, kubera ko umwana yanze kuba mu gitambo. Twatashye kwa muganga, umwana arakize. Tugeze muri urwo rugo arongera ararwara. Ariko urumva niyo myuka mibi yabaga. Umva Mana yo mu ijuru, simuharabitse, simuvuze nabi. Umuntu uri buntuka antuke biramureba. Ubu n'ubuzima bwanjye n'uyu munsi aha iwe namupanga yo mu nzu ze kabiri. Iyo ihanganya amarama yiwe yishyuye agata agenda. Buriya hari inzu twabagamo irimo ibintu bihambyemo, nta mahoro twagiragamo. Nawe ubwera zivuyemo yaragiye. Ibi ndi kuvugishwa n'agahinda mfite. Nawe ntagaba mu rugo, yaratorongeye kandi afite amazu yiwe. Mama wawe? Yego.
ntaba mu rugo, abanzi bari bumbone barabyanika muri comment, ntaba mu rugo. Kesi yamukuye mu rugo nayo n'ubuzima bwe, ntago naje kwimuvugira, naje kuvuga ibyanjye. Kesi yamukuye mu rugo nayo n'ubuzima bwe, n'ibintu byabaye no nari bibizamo, n'abayobozi babizamo, hajemo kwicana, hazamo abapfumu, abaturanyi bose bari bamuzengurutse, nibo bamwitangiye kuri RIB. Habaye gutanga ruswa kugira ngo asohoke muri gereza, habaho gutangaza ko yapfuye kugira ngo amugendaho bamureke. Byose ni ibyo urumva, n'ibyo nibyo bimugomeze kumukurikirana. Nakomeje kuba muri ubwo buzima bubi mu rugo, noneho narihaze, numva ntagishaka kubaho, numva n'umwana utagishaka kubaho, nge n'umwana nangezaho amasherekana yabuze. Mbese ubuzima bwarancanze, nibase man, ubundi uriho urambona. Ngewe Imana imbabariye, nanayisabye imbabazi, kandi urabizi ko Imana ya Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi, ibihe byose ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi. Nge najyaga nyituka, nkumva ko Imana itariho, nkumva ko irobanura ku butoni, nkumva ko ngewe itandemye. Navuze impamvu mvuga ko Imana ubu ndayubaha cyane. Ibyo byose navugaga byagombaga kuba byarandimbuye, nararimbutse, naragiye, ariko Imana yaracyimfiteho umugambi mwiza. Nakomeje kubaho muri ubwo buzima, mbona noneho ibiryo bageraho barabinyima, na bya biryo biroze birimo bya bintu bamuhaye nangaga ndabibura. Ndavuga ati none ngiye gupfa. Ngewe narwaye bwake n'umwana mu mudugudu wa Muhororo, hari akagugi batsinda, abantu baranze. Narwaye bwake, imisatsi iratukura, umwana wanjye namutekanta afite amezi 6. Kanta uruhinja reba kanta, agifite bya bintu mu mutwe, abamama barabizi by'ubuhinja, sinzi byari byo, ntago mbizi kuri ubu ngubu. Nabonye imisatsi yacuramye yatukuye, namwereka abantu bakambwira ati umwana abaye iki. Umukecuru umwe arambwira ngo uyu mwana arwaye bwaki, nta mashirika nari mfite, ajyaga mwibere se gakuramo iki, nta kintu cyari kirimo. N'ubu ngubu abamama barabibona, do ubuse wamenye ko mfite umwana w'imyaka 12. Reba mfite. Nabonye ubuzima bukomeye, umwana ntangiye kumutera rero nkamutera kanta, nyuma y'iminsi ngahe umusatsi kongera gatukura, bakambwira ngo na amazi ashyushye mu karabye. Amazi ashyushye ndayihorera, kuko yarwaraga n'umusonga umwana wanjye. Amazi ashyushye ndayihorera, kuko no kwa muganga najyaga njya gusaba abamama babyaye amazi ashyushye, naba ntayabonye si mu karabye. Amazi ashyushye nyihoreye nabwo biranga, umusatsi w'umwana ugomeza gucurama. Ndavuga ati se kuko ko ntakunda umwana wogoshe, umwana nzamwogosha umusatsi, biranga. Sasa nkajya muheka, igihe cyose yahoraga apfutse ahishe, ntashaka abantu bamubona. Nanjye nahoranaga agatambaro mu mutwe nk'umusazi, kwanga ko babona ko narwaye bwaki. Ndi mu rugo rufite amafaranga, rufite ipangu bikodeshwa iwacu, ni urugo rutasaga umunyu. Nabonye noneho mama atangiye kujya nkubitana n'umwana, rimwe akandaza hanze, mva byari isereri. Ninde warwanye na nyina n'umwana? Ni ngewe, nifiye muri Muhororo. Abazi baza bakanyirukana mu rugo. Ese nageze ku rwego ho na gitifu akagari anyirukana mu rugo iwacu kwa mama. Mama ari ubigize mu ruhari, mama yategaga ruswa cyane, n'ubu aracyabikora. Imana izamubara. Ikintu musabira mwifuriza ku Mana nuko yakwicuza, yarangiza akabona gutabaruka. Naticujije ntabwo mbizi, azihanganiye n'Imana. Umva, abayobozi b'akagari baraza, sedo na gitifu baraza, banyirukana mu rugo. Nyoko ntabwo ushaka, waramurumbiye. Nkareba kubasobanurira ibi byose mvuze hano, nkabona ntibari bunyumve, nta muntu wanyumvaga ngewe. Niyo mpamvu kuzanga kuri YouTube. Hangane ni urubuga abantu benshi bakunda gutesha agaciro, ariko kandi ni urubuga abenshi bavugiraho iby'agahinda kabo, bakaharuhukira. Kandi ubu haba hari bagenzi bawe nabo bari muri ibi bihe, ariko bashobora kuba batazi ko ahari Imana izabagirira neza. Cyo buri nibwo nahoze nganira n'umubyeyi umwe kuri YouTube channel yanjye yitwa Kiranuka TV. Twahoze tuganira, ambwira story yiwe n'uburyo nawe yabayeho adafite mama we, atazi papa wiwe, ashaka umugabo utari mwiza, mubi.
mubera mubaramutamba mubyara agenda arwara kanseri y'inkondo y'umura ituritse umukondo, ariko umugabo akaba atamuvuza, akaba atamwitaho, amuterera inda muri iyo kanseri. Byari ibintu by'ibibazo. Ni ikiganiro abantu bakurikiye cyangwa bazakurikira kuri YouTube channel yanjye kuri Kiranuka TV. Rero ihangane kandi wumva ukomeye, ntabwo ibyakubayeho ari wowe wenyine, hari n'abandi, hari n'abo biri kubaho ariko badafite uruvugiro. Yego twikomereza. Naringeze aha handi abantu bashaka kubona umuntu yaje ahangaha arira bakamutuka, Imana ibababarire. Ntabwo nabifuriza ikibi, nabo si Imana, kuko nta muntu uzi uburibwe bw'umutima ushaka kubona umuntu nkanjye ndira ngo amamagare antuka, akumbwira pole, ambwira ngo uri ikigoryi, uri igicucu, wagiye kwihisa ise ngo bikumarire iki? Ngewe navuye mu rugo ntashobora kugira ikibazo ngo hagire umuntu n'umwe unyumva. Ikiri basaza banjye baranukaga, uri ikigoryi, wagiye kubyara ibigendaro, no mpamvu mama yakwanze, ariko birengagiza ko igihe nari ntaramubyara nabwo ntari mbayeho neza. Ngaceceka nyine, ndabona gahunda ari uguceceka nyine. Ubundi nkitotombera Imana, sinari nzi gusenga icyo ari cyo. N'Imana ntago nayikunda, ko numvaga ko Imana itatuma umuntu ababara nkuko mbabaye. Ariko nyine nari nkiri umwana. Uyu munsi nizere 100% ko Imana igerageza uyikunda. Nanjye yarankundaga, ariko kiragiye ntago wari kubinyumvisha ngo mbyumve. Noneho ubuzima bwari bubi, akankubitana n'umwana, naramurumbiye, ndi ikigoryi, akaneza abasaza banjye bakantuka, mbese mbikivume mu rugo, mbigicibwa mu rugo. Umunsi umwe ntazibagirwa, natangiye mvuga umukire bita Karine, bakundanaga bagendanaga, twari duturanye mu rugo muri Muhororo, ndakuhavuga ni inkuru yanjye. Mama aravuga ati uriya mwana yarandumbiye, ni ikigoryi, ndashaka ko wamunjyana bakamumfungira akamva imbere. Ndabyibuka umugore bapanze ko bashaka ikintu cyamfungisha nkava mu rugo. Mama yarageze aho anyifuriza gufungwa. Ni ibintu bizwi n'abantu benshi, ibatsinda muri Muhororo. Muri urwo rugo rw'uwo mugore bita Karine hakaba harimo akana k'agahungu k'agakozi bitaga Kadogo. Ahari Imana imumugisha, yafunzwe ku bwanjye azira amaherere, ariko Imana izamugororere igikorwa kizakoze. barabipanga babigeraho barya. Mama uwo mugore yaramubwiye ngo genda ugura urumogi rwinshi, babyita ngo buri, ni buri simbizi, bifunze mu dupapuro tw'amvirope. Naradodaga icyo gihe, namaze kubyara mbona nta kintu cyo gukora, nta kazi mfite umwana, nta mugabo mfite umwana, none njya muri ya mishinga y'abakobwa babyariye mu rugo, niga kudoda, ndabimenye. Nza gukodesha imashini nyishyira mu rugo ku muhanda, iwacu ni ku muhanda. Noneho babipanga gutyo, genda ugura urumogi ruze rufunze, barugufungire mu tuburi, ngo niba ni buri simbizi nago bizi. None nurangiza ugenda urushyire mu cyagikapu cye cy'imyenda bakiriya dodera. Ngenda atanzana abantu banjye, yari umugore ukomeye, rimwe na rimwe ni rwigiraga n'urusazi, yo barufatiraga mu byaro rwataga rwigira urusazi, rwari rufite ibipapuro by'indera, niba byari byo simbizi. Uwo mugore w'umukirekazi twaturanye bamufata akigira nk'ari umusazi, bakamurekura. Aramugira inama ati ndatamumagara abantu banjye baze bamusakira bamusangana, nicyo kintu kiri bumufungishe, kuko nta nose niki wamukorera ngo bamufunge. Uwo mukozi we bitaga Kadogo aza yirwa ngatananzi, ninde bitafiye. Twari mu rugo, hari ku muhanda, hari agasoko k'abamama bacuruza utuntu tw'inyanya n'imbuto, ibinyomoro, ku muhanda nyine ku mifuka. Nanjye ndodera iruhande rwabo.
ndamubwira ati uramushakira iki fiye, wamundangiye ko ari mu bibazo, wamundagiye tifiye ni ngewe, ni wowe umva niba uzi gukunda ubuzima bwawe, fata igikapu cy'imyenda ngo y'abakiriye udodera, ugende usake umwenda wose ufite umufuka, ugende usake ibintu birimo ubijugunya muri wese, baje kugufunga kandi uzavamo. Umutima uranye ndavuga ati mama nyine yanabikora mama, sinatekereje kabiri, oya nese nkora ibyo ngibyo ambwiye. Umuhungu asubira mu gipangu yirukanka, nese umwana mukura kwibere nubwo nta namasheka ryagiraga, mujugunya hasi, yarabaye mukuru, muta hasi, mfata cya gikapu ndakirukankana, ndagenda ndakimena, nsanga haremo izo bure. Sinapfunduye ngo ndebe niba ari umugiti atari umugihoya, nanjye nafite ubwoba, nabaye nk'igihaha, nese mbijugunya muri wese byose, buri mwenda ufite umufuka ndawucakaza umwe kumwe byose. Ubu ni cya gikapu nyigara ku muhanda, fata wa mwana nasanze yarize yahogoye, babandi bari iruhande rwanjye ntibamenye ibyabaye, subira ku muhanda. Ariko n'ubu nsigarana ubwoba kuko ati ubu hose nahasatse koko. Mu kanya gatoya mfite umwana ku bibero, nagiye kubona mbona imodoka ya polisi iraje, nicaye ku muhanda gutya, ba mama bo ntibari bazi biri kujya mbere. Ubwo ndi gutitira, mfite ubwoba, nandi gutitira ku buryo n'uwari kumbona guhita mbonamo icyaha kubera ubwoba nari mfite bw'ibintu nabonye. Abapolisi baraza, bakimara kuva mu modoka bahise banyambika amapingu, mfite umwana ku ibere, akabere ni gatoya kugira ngo umwana akuruye n'utwo turimo dukeya, n'ukumufatira nkunama ibitugu. Buriya Imana ishimwe cyane, ibitugu byari byarahetamye, nanagendaga mpetamye ibitugu kubera konsa umwana, ibere ritarimo n'amashereka ngo rikure. Banyambika amapingu, noneho abanyamurenge ndabakunda cyane. Haza umama w'umunyamurenge navuga ati ariko mwabagabo mwe muri ibigoryi, ese mwebwe ntago banyoko babonkeje, murafata umwana ari kwibere mukarimukuraho mukambikanye n'amapingu atari bone ko aho umwana ibere. Ese uyu mwana afite ibiro bingahe? Nari gatoya ndabyibushye ubundi ikidumbara, Imana ishimwe. Ngo tujye dushima mu bintu mu byiza, kuko ibiryo by'Imana ni amashimwe yacu. Ngiye buri kimwe cyose nshimira Imana, aho navuye ni kure cyane. Noneho arababwira ati umunyamurenge avugisha ukuri, avuga ati nanjye nimushake mu ntwari, uyu mwana afite ibiro bingahe? Cyo gihe afite ibiro 32, 32. Afite ibiro bingahe ku buryo mumushyize wampingu mukabuza umwana konka? Arababwira, amaze kubabwira abwira mama ati mukecuru Imana izakurimbure. Aramucira, arangije aragenda. Reka ndeke no kugomeza kureba ino jenoside igarutse mu Rwanda. Hari abantu benshi bose buzuye aho ngaho bari kunge kundi ikigoryi. Bamwe ati twarakubwiye ngo uhunge nyokora byanga, twarakubwiye nyoko n'umugomera kwanga. Benshi binye amagambo ari menshi mu matwi. Bigeze abapolisi bose barabirukana. Sigana na mama n'urwo rukere rwo rugore rwa Karine, n'abapolisi bose baje kuntwara. Bamaze kunyambika amapingu, nje ndavuga ati se nakoze iki noneho? Amarira ari menshi, agahinda ari kenshi. Ndavuga ati noneho nakoze iki? Kuri iyo nshuro nakoze iki? Ubundi unyangira iki? Havamo noneho hadwatanye n'umugabo bita Innocent, ndamukunda cyane. Uraje ndavugaga ndamukunda cyane Innocent. Ahari hose Imana imumugisha. Umugabo abaraje. Ti hano byagenze gute, habaye iki? Yaziranaga na mama kuko byose byabaga arabibonaga. Anigeze no kujya kunshakira ubufasha, mama bimenye biba bibi, nabyo ni indi story. Noneho nase muhungiraho na bya bipingu, sindi kubasha kugenda, bayankanyaje ari kumbabaza, muhungiraho ndambwa ati Innocent ndagiye bagiye kumfunga. Aravuga ati nose bagiye kugufunga wakoze iki? Atajya kuvuga ubugome bwa mama. Nariko mukecuru sha nupfa bazera Satani atazakwemera. Satani ntago azakwemera bitewe n'ubugome ufite kuri iyi si. Abandi tese niba ari wamutumye umukoresha abuzwa n'iki kumwemera. Nyina amagambo ari menshi. Innocent arambwira nti Innocent Imana igumugisha huri. Innocent arambwira ati fiye reka bakujyane. Ubu abangaba bariye ruswa, abivuga cyane abantu mu ruhama abantu bose. Ubu abangaba bariye ruswa yatanzwe na nyoko n'uyu mugore, ariko Imana izakurenganura.
ihangane ugende bagufunge gusa bagutware n'umwana wawe kuko uyu mukecuru rw'ururozi kubi niko yamubwiye ntabwo uyu mwana rwamurera uru rwakugura serekere ukagura n'umwana mukiri bazima urungu bararusigira umwana azabeho mu mutwarane n'umwana wiwe nariko ngiye ntago ndi bubiceceke ndabivuga ahantu hose aho uzaba uri hose hari ikigo bita ngo haguruka kirenganura umugore yabati fiye genda bagufunge ngenda ajya kuri haguruka ngiye kuvuga ikibazo cyawe bazagukurikirana iki gihugu kirimo amahoro n'umutekano avuze gutyo nubundi mu mutwariye iki icyazira arakizi basi mu mubwira icyazira natwe abaturage tubimenye kuko uyu mukecuru ntaga yumvikana n'umwana we tubimenye tumenye n'icyo bamutwariye atarazira gucuruza ibiyobyabwenge ibihe kwa dodera ahangaha ko byamucanze ibihe biyobyabwenge tibihe biyobyabwenge ngewe nahise mvuga ati ono sandazira urumogi ficuruza urumogi warugiye muri ryari urumogi ko ari warugiye muri ryari n'urumogi ruri hano mu gikapu cyanjye ntago bishoboka ba polisi kugira ngo berekane ikimenyetso bagenda rwa rumogi barushaka bararubura bose barebanaho mama na rwa rugore rw'urukere rwamugiriye inama barebanaho barafungura none urumogi ruri hehe bajya gusaka mu kumba nararaga bari barampaye ngo kinzi y'uburuki gatoya kubaho nta kibazo cyambere n'ubuzima buryo ufite ubuzima ahantu hose waryama urumogi barubuze bankuramo ya mapingu yandiye yankanyaje koko babwira ba polisi babwira mama ati mukecuru watuzaniye iki waduhamagariye iki ni iki waduhamagariye none ruri hehe bararebana babura buruze batabatsa imodoka yabo basuye imodoka baragenda batantwaye ndavuga ati Imana ishimwe Karine wo mukire kuki batatwaye mama wawe mama se ibirozi yari afite koko ahantu hose yabyisigaga yavaga mu rugo yabikara byabyisize yavuze amagambo bimwe abikenyeriyeho bari kumutwara ariko yari afite imbaraga wagira ngo nizikuze musimbizi ntago mbizi sinabihamye ariko simbizi ubwo Karine base basubira iwe mama wese asubira iwe na Karine babivugaho ako kanya nase mbona ya modoka igarutse ikasi kagaruka itwara kakana kagahungu singe wamutanze ubwo nyine Karine yase avuga ati byanga bikunze kano kana katwumvirije niko kagiye kumuha makuru y'ibyo twakoze Kadoga funga imyaka 2 bamutwaye macuri banamukubise cyane kuko baramukubise mu gipangu abantu bose barashungenge ntago nari kujyayo kubera gahinda nifitiye ariko naje babimbwira bambwiye ati shafi uri umurami uzi kuno Kadogo bamugize baramutwara ariko nubundi nta minsi ari bubane arahitapfa akubitwa n'abapolisi yego nuwo Karine ngo yarindwanye yarize karate abakozi bose arabakubitaga nta muntu utarubizi muri karate iwacu hirya muri Muhororo ni kurese ni hafi hari muri Muhororo bamutwaye nabi amutwara imageragere icyo gihe Kadogo nta kurenganurwa se ubwo se yarafungiwe iki mu nyine imigambo yabo yarayishe ipangu yabo bari bapanze kugira ngo nge bamfunge kuko mama yarageze atakishaka kumbura mu maso ye ko naranze kugenda yankoreye ibintu byinshi bimbabaza binkomeretsa bishobora kuba byanyirukana akankubita n'umwana akawegenda ari hanze n'umwana nyuma kuva kwa muganga akawegenda ari hanze n'umwana ntanariye sinagenda ntaho kujyana nifite ngewe nagombaga kwihangana nyine nkabuti nari nkiri n'umwana ntazi kuba nafata agataro ngo shyire ku mutwe n'umwana njye kwikorera ntabyo nari kubasha noneho ubwo bimaze kurangira amaze kubona ko abantu nta mikino bamfitiye nta n'impuye bamfitiye nafashe gahunda yo kuvuga ati Imana warandetse naraguhamagaye uranyihorera naragutabaje banga kumfasha kandi ubishoboye urandeka mbaho nabi ibi byose nyine numvaga ko Imana yandetse ariko ubu namenye ubwenge ubu nibwo maze kwisobanukira no gusobanukirwa buri kimwe yego ubu aho bigeze ngiye kwiyahura ngikuzimu nabindi nafashe amashini nyisubiza nyirayo n'amafaranga nayikodeshaga 6 ku kwezi n'amafaranga adashizemo nyirayo mpeka umwana wanjye nanjye ndagenda ngo tujye gushaka uruzi twiyahuremo dupfe njye n'umwana wanjye kuko nabonaga imbere nta buzima buhari bwo kubaho yego
ndavuga ati mwana wanjye ntiwumva ntuvuga ngiye kugenda twiyahure kuko nta bundi buzima tubona nta yindi mahitamo dufite. None se niba umubyeyi akwanze yarakubyaye umuntu wo hanze uzakugira neza azava he? Ntabwo nakwiyahura ngusize tujyane wamvuyemo bikomeye ariko tujyane. Ndagenda narindi Ikabuye ku ruganda rw'isukari urahareba. Yego. Natinyaga ikiraro ariko uwo munsi nambutse ikiraro cy'igiti kimwe. Ndagenda nicara hejuru hari amazi menshi ashoka, icyo gihe n'imvura yari yaguye kurumva byari bimeze nabi. Amazi ashoka menshi yagenda akomeza na Nyabugogo na Nyabarongo sinzagarukira. Ndavuga ati amazi ngiye kwijugunyamo n'umwana impfe n'umwana tuzahurira ikuzimu. Ubwo numvaga ari ikuzimu nyine. Naragiye mbere yo kwiyahura ndabanza nicara ku ruzi nonsa umwana kuko twaje ari no kurira nkeka ko yari yashonje. Nonsa umwana kugira ngo nibura tunapfe ahazi ahaga se hari harimo amashereka ariko nibura areke gumiza kurira. Nicara hejuru ya rwa ruzi ndamwonsa ndira ubwo ikika cya mbere cy'ubuzima bwanjye bwo mu rugo naho cyagarukiye. Tugiye gutangira tape ya mbere ya kabiri ikomeye cyane. Ubwo navuye mu rugo nasezeye ndumva umutima wanjye utari busubireyo nahazinutswe kandi ni nubwo mperuka mu rugo. Ubwo nonyeje umwana ndi no kurira mvuga ati Mana koko kucyari uzi ko umwana uzamuzana kwicwa n'inzara kuri isi kuki utamureze kuki utamuhaye abakire bafite buri kimwe babuze abana ko bahari benshi. Mvuga byinshi amagambo nk'abagombozi ni ko umwana ari konka umwana ari nkora mu kanwa ansekera nkavuga ati wa mwana we. Nuko mu gihe nyiri kwitotombera Imana nicaye nagiye kubona mbona umusaza arahansanze. Umumotari w'umusaza wari uri kuri moto aranankanga ndebye mbona n'umumotari nabatse nijugunyemo arahita akandohora ntapfuye bankubiti. Numvaga ngo umuntu wiyahuye ngo baramukubita nimba ari byo simbizi ngo baramukubita ariko mu idini yacu we birazwi ko bamukubita iyo adapfuye baramukubita niba niyo apfuye bamukubita byo nibyo ntazi. Yego. Ndavuga ati nintapfa barankubita inkoni ntago ndi buzikire kuko arahita ndohora ntarapfa. Ndavuga ati reka mbe ndetse abanze amva imbere agende. Yego. Nawe mbere ibamba ngo ni shitani yaramunyohereje kuko simbizi. Ambere ibamba yanga kuhava arambaza ati kuki uri kurirana n'umwana w'abandi se kuki uri konsa umwana w'abandi nukubera iki? Umwana yandushaga ibiro wagira ngo singe namubyaye. Nuwabandi nari meze nk'agakozi ko mu rugo nari gatoya ndagakara. Imana ishimwe cyane yangize uwo ndi uyu munsi wa none yampinduriye isura imisura nziza ndambara nkaberwa byari byiza cyane. Ubu ni byiza ndashira Imana. Ndamubwira ati muze ntago umwana ari w'abandi n'uwanjye n'amarira. None se kuri hano biti muze mbabarira nawe ntesha umutwe. Niho yambwira nibanze uve naho ngaho mwese ubundi umwana uko ndeba ari kurira yonka nta kintu ariko nkamwibere muze nta mashereka mfite mbabarira. Muzehe yakomeje kumpata amagambo ndamuga ati muze mbabarira nta mwuka nifite wo kuvugana nawe. Ni icyo ukeneye niki kugira ngo tuvugane ndashaka ibyo kurya muze ndashonje. Nataga mubwira nahise mubwiza ukuri rwose nta guca ku ruhande ko nabonaga nta yandi mahitamo afite. Muze ati ngaho ngwino njye gushaka icyo kurya. Yaramfashe mpeka umwana anyicaza kuri moto yiwe n'umumotari ajya kunshakira amata ndanywa. Ubundi arambwira ati ngaho umaze guhaga pe maze kuzuza numva inzara ishize. Numva bavuga ngo umuntu uhaze ntavuga. Numva inzara ishize kakababaro karagenda birashira. None arambaza ni se kuki wari uri hariya? Ndamubwira byose nabonaga ari nka marayika ije kuntabara. Mutekereza azedi byose ntacyo namuhishe nkuko nabivuze hano. Sibyo birashoboka. Byo birashoboka ko umubyeyi yakwanga umwana bye n'ubu ngubu icyo kibazo abantu benshi bajya bakibaza.
ntabwo abantu bumva ko umubyeyi yakwanga umwana kujya kuri urwo rwego. Yego. Mpamvu natangiye ngira abantu ati rwose ubu iki kiganiro kitari bufashe ambabarire ntantuke, ariko nanantuka biramurira ndamusabira umugisha kuko ibitutsi byo nayemenyereye. Nta kintu umwana w'umuntu yambwira kano kanya kirenze icyo mama yankoreye ntacyo. Ngo rero nyine uwo bitari bushimishe akumva ko ashaka kunuka, ntabwo bari bugutuke humura. Barantuka cyane. Hano ho niba harimo abantu bari mu mwuka w'Imana urumva ntabwo bari abantu bafite umwuka w'Imana, ntabwo ari abapagani. Muzehe ubwo dutangiye inkuru ya kabiri, pariti ya kabiri ikomeye cyane abantu batajya bumva ko bishoboka. Ubwo iyo mu rugo irarangiye, ubuzima bwarangiraho, ngiye